waba ubarizwa mu rwego rw'ubwubatsi cyangwa se uteganya gutangiza sosiyete yawe y'ubwubatsi rusange, waba wubaka inzu zo kugurisha, inganda cyangwa se inzu z'ubucuruzi, nawe ushobora kwisunga Manufacture and Build to Recover Program, gahunda yashyizweho na leta y'u Rwanda yo kuzahura inganda zagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19. Iyi gahunda izagufasha kugabanya ingengo y'imari yawe mu kugusonera umusoro ku nyongeragaciro n'amahoro ya gasutamo ku bikoresho by'ubwubatsi uzatumiza mu mahanga, unasonerwa umusoro ku nyongeragaciro ku bikoresho uzagurira mu Rwanda. Gahunda ya MBRP izaguha ubushobozi bwo kongera abakozi mu kukugabanyiriza umusoro ku mushahara. Hamagara 1415 cyangwa ugana urubuga wa@rwandarecovery.gov.rw ku bindi bisobanuro n'uburyo bwo kwiyandikisha. Twese hamwe tuzavugurura, twubaka bundi bushya ubukungu burambye butajegajega.